hari ubwo umuntu anyura mu mibabaro rimwe na rimwe bakakwitiranya n'imibabaro yawe n'ibibazo byawe, ariko wowe ukuri hari igihe Imana izaguhishura ibigerageza unyuramo, niba bitari igihano, niba bitari ingaruka z'imiterere yawe, niba bitava kuri Satani kugira ngo biva kuri Satani tubyita ibishuko, niba atari ibyo mpamvu akaba ari Imana yemeye kugeragezwa, nawe ukwiye kubyemera. Ikintu cyose ukunda kuruta uko ukunda Imana ni ikigirwamana. Ikintu cyose wumva ko kitariho nawe utabaho ni ikigirwamana. Imana ikwiye kuba iya mbere mu buzima bwawe. Imana izakubaza uko wakoresheje imbaraga z'ubusore, Imana izakubaza uko wakoresheje umutungo yaguhaye, Imana izakubaza icubahiro cyawe ufite uko ugikoresha, Imana izakubaza buri kimwe cyose yaguhaye. Ujye wibuka kuba umukiranutsi n'aho abantu batareba. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro ubutumwa bukiza mugezwaho na Pasteur Desire binyuze ku Gakiza TV n'agakiza.org. Wahisemo neza gukurikira iki kiganiro, Imana iguha umugisha. Nifuza ko dusengana mbere yuko twumva ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu, hira ijambo ryawe mu mitima y'abagiye kuryumva, uduhe ibihe byiza, uvugane n'imitima yacu. Urakoze kuri bubane natwe muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro ubutumwa bukiza, nzi ko mugikunda muri benshi. Nagira ngo dusome Zaburi 23. Ni Zaburi nzi ko dukunda turi benshi, niyo nifuje ko tuganiraho. Haravuga ngo ni Zaburi ya Dawidi. Hatangira havuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu canya c'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu c'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose, amen. Iyi Zaburi ni Zaburi nziza twese dukunda, nifuje ko tuyiganiraho. Mbere yuko dutangirana n'umurongo wa mbere, nifuje ko dutangira kureba amateka y'umwanditsi w'iyi Zaburi, aho Bibiliya yatubwiye ngo ni Zaburi ya Dawidi. Dawidi yavuka Betelehemu, yari umuhungu wa Isayi, hanyuma yavuka mu bana benshi nk'umunani, gusa ntiyagize umugisha wo gukundwa na se na nyina, kuko Zaburi 27 haravuga ngo nubwo data na mama banta, Uwiteka azandarura cyangwa se azantoragura. Nta wuzi neza ikibazo cyari cyarabaye hagati ya Dawidi n'ababyeyi, ariko hari ibimenyetso byinshi ko batamukunda. Muribuka ko igihe Imana abwira Samweli ngo ajye mu bahungu ba Isayi ajye gutoranya umwami, Isayi yamumurikiye abandi bahungu bose ukuyemo Dawidi. Hanyuma bigeze ubwo Samweli amubwira ngo nta wundi muhungu usigaranye, asa nkaho ahakanye, aramubwira ngo hari akandi katemewe kadakunzwe, akandi gahungu kari inyuma y'intama. Aramubwira ngo nkurahiye Uwiteka, sindi bujye sindi bunywe nako kataje. Muri izo mpaka ndende Dawidi yaje kuza abari utoranywa kuba umwami wa Isirayeli. Nta uzi neza ikibazo yari yaragize. Dawidi yabayeho ari umwungeri w'intama, ariko adafite icyerekezo cy'ubuzima. Hari igihe umuntu abaho nta bije, nta konte, nta stoke, nta myambaro yo guhindura, nta kintu na kimwe ufite, ugatungwa n'amanu ya buri munsi utazi kizakurikiraho ejo. Ubwo buzima nabwo bubaho. Dawidi yabubayemo, abaho nta cyerekezo cy'ubuzima, aho yavuze ngo mba narihebye iyo ntizera ko nzabonera ukugira neza mu isi y'ababaho. Ibitwihebesha biruzuye mu buzima bwacu, duhura n'ibintu byinshi bitwihebesha, ariko Dawidi nawe niko yabagaho. Dawidi yabayeho ubuzima bugoye cyane, agwana n'intare n'idubu, ariko nifuje kumuvugaho ibintu 10 bigaragaza Dawidi w'ukuri. Hari ubwo umuntu anyura mu mibabaro rimwe na rimwe bakakwitiranya n'imibabaro yawe n'ibibazo byawe, ariko wowe w'ukuri
hari igihe Imana izaguhishura igushira ahagaragara, bamenye ko utasaga na cya kibazo wari urimo, ahubwo Yesaya yaravuze ngo byuka urabagirane kuko umuco wawe kurasiye. Hari umunsi umwe umuseke uzagutambikira, hanyuma Imana iguhishure, bazasanga wari zahabu, wari diyama, wari ibuye ry'agaciro rihishwe mu butaka, ariko mu by'ukuri wari uw'agaciro. Nashaka kuvuga kuri aya mateka y'umwanditsi Dawidi yabayeho ubuzima bugoye, nta nubwo nshobora kuyavuga yose kuko nifuza ko tuziga iyi Zaburi ya 23. Ndashaka kuvuga bike mu byari bimugize. Ntabwo nshaka kuvuga amateka yaciyemo, amenshi turayazi. Nifuza kuvuga ibyari bigize Dawidi, bigize karagiteri ye, uko yubatse imbere muri we mu mwuka, mu bugingo no mubiri. Ikibazo abantu benshi bagira ni ikibazo cy'uburyo bubatse imbere muri bo. Ikizaguhesha kugera kure cyangwa hafi yashoboka ni uburyo wubatse. Hari abantu benshi bashira imbaraga mu kubaka inyuma mu mubiri, bakashakisha amafaranga, bagakora cyane, bakiga cyane. Ibyo bintu byose ni byiza pe, ariko ujye ureba nuko amarangamutima yawe ameze. Urebe uko ukoresha amahitamo yawe, urebe n'uburyo ukoresha ubwenge bwawe, niba ufite ubwenge bumurikiwe n'umwuka wera. Urebe niba mu mwuka warigeze uhura n'Imana, kuko ibice utibutse kubaka cyangwa utashizemo imbaraga kugira ngo byubakwe nibyo bizakugarura kure wari ugeze, nibyo bizakubera taxi voiture, bikugarure nyuma aho wavuye. Dawidi rero kimwe mu bya mbere byari bimugize yari umukiranutsi. Dawidi yari umukiranutsi. Kimwe mu bintu bigora abantu benshi ni ugukiranirwa. Rimwe na rimwe umuntu agakiranirwa aho abantu batareba, bakagira ngo ntaco bitwaye. Nyamara nagira nkubwire ko ingeso zawe wanze guhindukaho ntukazita izawe wenyine, zizagira ingaruka ku bana bawe, ku mugore wawe, ku mugabo wawe, kubo muvukana, kuri societe muri rusange. Ibintu byose wanze guhinduka bifite ico bizatwara abandi. Dawidi yari umukiranutsi. Reka ntanga urugero rumwe. Dawidi yabaga aragiye intama tutazi umubare ariko nyinshi. Iyo hazaga intare cyangwa se idubu, yemera kwiyahura mu menyo y'intare cyangwa se y'idubu kugira ngo arengere intama. Ngewe ntekereza ko dufite abantu bake bakwemera kwiyahura mu menyo y'intare. Bavuga ati niyitware nishaka itware zose ariko ngewe mbeho. Dawidi yari azi ngo intama naragijwe na data, aziza umubare, kandi ibibazo ndimwo by'intare n'idubu ntabizi, azazimbaza zose. Nagira nkubwire ko nawe ibyo waragijwe Imana izabikubaza. Ukwiye kubyitwaramo neza ukaba umukiranutsi. Imana izakubaza uko wakoresheje imbaraga z'ubusore, Imana izakubaza uko wakoresheje umutungo yaguhaye, Imana izakubaza icubahiro cyawe ufite uko ugikoresha, Imana izakubaza buri kimwe cyose yaguhaye. Ujye wibuka kuba umukiranutsi n'aho abantu batareba, bizaba ari byiza kurutaho. Dawidi yari yaritoje kubaho ubuzima bukiranuka. Hari abantu babaho ubuzima bukiranirwa kugeza ubwo akiranirwa no mu rusengero. Ukibaza uyu muntu utinyuka kwitwara gutya mu rusengero, iyo ari hanze y'urusengero aba ameze ate? Niba umuntu ashobora kugira umujinya ibyo akabikorera ahantu basengera, utekereza ko iyo ari hanze biba bimeze bite? Dawidi yari umukiranutsi, yitoza gukiranuka imbere y'Imana n'aho abantu batareba. Icya kabiri, Dawidi yari umuntu yasobanukiwe imbabazi z'Imana. Muri rya shamba aragiye intama, yayaga acurangira Imana n'inanga y'imirya 10, akavuga ngo ndagushimiye kuko uri mwiza, imbabazi zawe zihoraho iteka. Ndagira ngo mbibutse ko tubeshejweho n'imbabazi. Dukwiye kwemera imbabazi z'Imana. Ubundi imbabazi ni we Yesu. Yesu yatugiriye imbabazi turi babi, atugirira imbabazi tutari beza, atwakira uko turi. Dukwiye no kwiga kubabarira abandi no kubakira mu mitima yacu, kuko iyo akubabariye nawe utari mwiza ukwiye kubiha agaciro nawe ukababarira abandi. Hanyuma cya gatatu cyari kigize Dawidi cyangwa se mu byari bigize character ya Dawidi, yari umuntu yasobanukiwe ko ibyiringiro byose akwiye kubishira mu Mana. Bibiliya iravuga ngo hahiga umuntu yizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'imigezi y'amazi. Hari abantu bafashe ibyiringiro byabo babishira ahandi hatari ku Mana, kuko avuka mu muryango ukomeye cyangwa se azinanye n'abakomeye, ibyiringiro akabishirayo, akiringira abantu kuruta uko yakwiringira Imana. Hari abandi biringiye icubahiro bafite, abandi biringiye amafaranga bafite, abandi biringiye ubwenge bize mu ishure, abandi biringiye, ariko ibyo bintu byose ni byiza pe, ariko si ibyo kwiringirwa.
ukwiye kwiringira Imana yo yonyine. Reka mbaho urugero, uzi ko wiga ukaminuza ukaba uri umunyabwenge isi yemera, ariko iyo upfuye ntabwo ubisigira madamu wawe, ntabwo ufata diplome yawe ngo madamu azayikoreshe, nta nubwo wayiha umwana wawe. Ibyo nibyo bigaragaza ko bizarangirana nawe, ntabwo si ibyo kwiringirwa. Ubu uracari muto, uri umusore, umeze neza, Imana ishimwe, ariko hari umunsi uzasaza, nibyo nabyo si ibyo kwiringira, bigira igihe. Ubu uri umukire, umeze neza, ufite umugisha, Imana ishimwe ko yabikoze, ariko wibuke ko hazavuka abandi banuvorisha, abandi bakire bazaza, ibyo nabyo si ibyo kwiringirwa. Nta kintu na kimwe munsi y'izuba wakwiringira. Icubahiro, hagiye hubahwa abantu benshi ku isi, byarangira hakaza abandi bakabasimbura. Ibyo ntuzabyiringire, ahubwo ujye wiringira Imana, ibi ya mbere mu buzima bwawe, kuko izabana nawe muri ubu buzima, n'igihe uzaba waravuye mu mubiri muzakomezanya. Dawidi yari azi gufata ibyiringiro bye byose akabishyira mu Mana. Yaravuze ngo mba narihebye iyo ntiringira ko nzabonera kugira neza mu isi y'ababaho. Erega Imana n'abatayemera, ariko mu by'ukuri barabizi ko hariho izindi mbaraga ziri hejuru y'izacu. Niyo mpamvu dukwiye kwiga kwiringira Imana muri buri kimwe. Ibindi bintu byose washiramo ibyiringiro bishobora guhinduka ikigirwamana, kuko ikintu cyose ukunda kuruta uko ukunda Imana ni ikigirwamana. Ikintu cyose wumva ko kitariho nawe utabaho ni ikigirwamana. Imana ikwiye kuba iya mbere mu buzima bwawe. Dawidi yarazi gufata ibyiringiro bye byose akabishyira mu Mana. Ikindi, Dawidi yari umuntu yemeye gutozwa. Mutekereze ko ku myaka 16 yashobora kwica intare, yashobora kwica idubu. Ntekereza ko imyaka 16 ni mike, ngira ngo Dawidi yari umuntu yemeye gutozwa. Hari ubwo Imana idufata ikadushira ahantu hameze nko mu ntare, nko mu idubu, mu bigeragezo bikomeye. Rimwe na rimwe tukinubira aho tunyura, ariko Imana ibizi ikizabikoresha. Ibigeragezo unyuramo, niba bitari igihano, niba bitari ingaruka z'imiterere yawe, niba bitava kuri Satani kugira ngo biva kuri Satani tubyita ibishuko, niba atari ibyo mpamvu, akaba ari Imana yemeye kugeragezwa, nawe ukwiye kubyemera. Hari indirimbo imwe nigeze kumva ivuga ngo iby'Imana ishaka nibyo byiza, nanjye nzabikunda kuko ari izi byiza. Nujya unasenga gusigamwa akantu kavuga ngo ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Hari ubwo Imana yemera ko tugeragezwa atari ukwitwanga ishaka kudutoza. Ntekereza ko nta muntu n'umwe baraha ipeti ajyamye mu buriri, babanza kumujyana ku ikosi bakamutoza, kandi biravuna, birababaza, ariko bababaza impamvu yo kumutoza. Nta muntu n'umwe baraha diploma abyutse mu buriri. Kwiga biravuna, biruhisha umutwe, ariko nyuma yo kwiga baba bazi ko uwo muntu ahazahagarara azabasha kuzana impinduka. Mu ndebere bagiye baha perimi umuntu atabanje kujya muri auto-école ngo yige, murebe impanuka zaba uko zingana. Mu ndebere baramutse bafashe abaganga bakabaha diplome ntaho babyize, murebe abantu bapfa uko bangana. Mu by'ukuri gutoza umuntu biba ari byiza. Dawidi yemeye gutozwa, kandi byagiriye umumaro Isirayeli n'amahanga. Hari abantu benshi banze gutozwa, birirwa bikuzaho imikoshi n'amakasiro n'akarande, bakababesha ko ari ikiganza gishushe, bakababwira ko ntabwo ubwami bw'Imana ari ugukandaho. Oya, kuva mu gihe cya Yohana Umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwari zibugishamo imbaraga. Tugomba kubanza kwemera iyi nzira, aho yanyura. Kwikorera umusaraba biravuna, kwihanganira ibigeragezo biravuna, kubabarira utagusabye imbabazi biravuna, ariko nyuma yaho, nyuma yo kwemera uko gutozwa, uzavamo umuntu ukomeye mu bwami bw'Imana. Dawidi ikindi kintu cyari kimugize, yari umuhanga mu kuragira, yari umuhanga mu kwita ku ntama. Imana yamutangiye ubuhamya ko ari umuhanga mu kuragira. Nge ntekereza ko buri kimwe cyose dukora umuntu akwiye kureba, ese ndi mu mpano yanjye? Hari igihe umuntu abwira Imana ngo Mana unzamure mu ntera, ahubwo aho uri uho wakoze iki? Dawidi Imana yamukuye inyuma y'intama imujyana kuragira abantu, kuko yari umwizerwa mu kuragira intama. None se niba utari umwizerwa ku nzu y'abandi ukodesheje, urashaka Imana izaguha iyawe? Nabwo ubwibone bwakwica. Niba utari umwizerwa ku kazi ukorera abandi, utekereza ko Imana izakwizera ngo ufungure akawe? Utekereza niba utari umwizerwa ku dufaranga duke uhembwa,
byibuze ngo uba ushobora kudukorera mu Imana, utekereza ko Imana izaguha arutayo? Inayaguhaye irabizi ko yatakaza ubugingo bwawe, kuko niba unanirwa gusabana n'Imana ukiri umuntu woroheje, aho urenza aho ugeze, sinzi niba ari bwo wakorera Imana neza. Rimwe na rimwe hari igihe twishuka ko turi abantu Imana ituzamuye mu ntera, tugize byinshi kuruta ibyo dufite, ariko twakorera Imana neza, ariko twaribagiwe kubaka character, twaribagiwe kwita ku gukora neza ibyo dushinzwe. Yesu yaciye umugani w'umuntu yasigiye abantu itaranto, uwahawe imwe ahita arayitaba, abandi baragenda barazicuruza. Igihe baza kumurika ibyo bakoze, yaravuze ngo nari nzi ko uri umunyamahane, usarura aho utabivye, uri umuntu gusa ukunda inyungu, iyawe ndayizanye ngiye. Yaramubwiye ati ubwo wari uzi ko ariko meze, kuko utayitwaye ku bacuruzi ngo nzabone iyanjye mbone n'inyungu. Imana izakubaza inyungu ku byo yaguhaye, izareba niba uri umuntu wo kwizerwa ku bana Imana yaguhaye, ku mugabo yaguhaye, ku mugore yaguhaye, ku kazi yaguhaye, ku mafaranga yaguhaye, ku mbaraga yaguhaye, buri kimwe cyose izareba niba uri umuntu wo kwizerwa. Muzicara mubarane nayo irebe niba uri umuntu wo kwizerwa. Dawidi yari umuntu azi kwita ku ntama, Imana imutangira ubuhamya. Hanyuma icya gatandatu, Dawidi yari yarubatse character. Mu by'ukuri iyo usomye Samweli wa mbere 16 umurongo wa 18, bamuvuzeho ibintu 7 ku myaka 16. Mwumve icya mbere, baravuze ngo ni umucuranzi w'umuhanga. Dawidi yari umucuranzi w'umuhanga, ahubwo yari azi no gukora inanga, akazibaza. Ikindi, Dawidi ngo yari umugabo w'imbaraga. Ku myaka 16 yari afite imbaraga. Hari abantu batubatse imbaraga z'umutima, akageragezo gato kabakubita hasi. Arasenga yego, ariko ushaka kumenya aho umuntu ageza kugira imbaraga, uzamumenya yageragejwe. Dawidi yari umugabo w'umunyambaraga, ntabwo yatinye intare n'idubu, yari umuntu w'umunyambaraga. Hanyuma ikindi, baramuvuze ngo ni intwari. Mwumve character yuko yari imeze. Hanyuma ikindi, baravuze ngo ni umugwanyi. Ku myaka 16, mwibuke ko aribwo yishe Goliyati. Hanyuma ikindi, baravuze ngo aritonda, ntapfa ibyo avuze byose, ntavuga urwenya n'amashengo, si umuntu wasanga ari aho kuri biyare gusa cyangwa kini karita, ni umuntu yitonda. Hanyuma ikindi, Bibiliya avuga ngo afite igikundiro, atakigwaniye, ahubwo yari afite igikundiro. Hanyuma icya 7, Uwiteka yari kumwe nawe. Abakozi b'Imana benshi bazi kubwiriza pe, ni n'abahanga mu kuvuga, ariko bigeraho bakavuga ati abwiriza neza ariko arabesha, abwiriza neza ariko akunda abagore, abwiriza neza ariko n'umugore w'umunyamahane. Mu by'ukuri ukabona uyu muntu nyene afite impano ariko ntiyubatse character. Mu mvugo isobanutse nta ndangagaciro afite. Kuzura umwuka wera udafite indangagaciro nicyo kintu kibishe kuruta ibindi bintu byose. Kubuhanura ukigisha neza ugakora ibitangaza ariko udafite indangagaciro, nta burere, nicyo kintu kibishe kuruta ibindi bintu byose. Ikindi, Dawidi yari umuramyi, yabagaho ubuzima buramye. Ariko watekereza ko Dawidi yaramye gute? Umuntu w'umunyamubabaro, uhigwa na Sawuli, umuntu yamaze imyaka 10 mu buvumo, kugeza ubwo avuga ngo Sawuli yantuje mu irimbico kimwe n'abapfuye. Ukera muribuka ko bashingura mu buvumo, Dawidi niho yabaga yihishe mu ntumbi, ariko yari umuramyi, yakomeza kuramya Imana. Zaburi nyinshi yazandikiye aho hantu. Mu myaka 10 yamaze mu buvumo bwa Duramu, nico gihe yanditse zaburi nyinshi, hafi zose niho yazandikiye. Hanyuma Dawidi ikindi cyari kimugize, yarazi gukorera Imana ibintu bimuvuye ku mutima. Ndibuka rimwe Imana yigeze guhana Abisirayeli kuko Dawidi yari yakoze icyaha. Hanyuma Dawidi ngo akubitana na marayika ku mbuga ya Orunani, marayika ariho arica abantu. Ngo ahita abwira Orunani ngo mpigitambo ntambire Uwiteka ndebe ko iyi mugiga yava mu bantu. Orunani amubwira ati ndabiguhera ubuntu mwami utambi. Aravuga ngo ntabwo natambira Uwiteka ikintu kitagize ico kintwaye, ikintu kidafite agaciro, ikintu kitampenze,
sinagitambira Uwiteka. Dufite abantu bazi kujonjora, akoza intoke mu mufuka akamenya inoti nto atayirebye. Hari abantu ataguha ikintu kizakugirira umumaro. Kubera iki? Ahorana impungenge z'ubuzima, ntashobora gutanga ikimuvuye ku mutima. Mwibuke ko Dawidi ari we muntu yegeranyije ibikoresho byo kubaka inzu y'Uwiteka. Dawidi yari umuntu azi gukorera Imana ibintu bimuvuye ku mutima. Bibiliya ntabwo yagusabye gukunda abantu bose, yaravuze ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Byibuze uzafata umuntu umwe umukorera ikintu kikuvuye ku mutima. Erega ikitanyeganyeje umutima wawe n'uw'Imana ntikiwunyeganyeza. Ikintu utanze ntaco kigutwaye, no mu bwami bw'Imana ntaco kivuze. Ariko ikintu utanze kibanje kunyeganyeza umutima wawe, wabitekerejeho, Imana nijya kukwitura, nayo umutima wawe uzanyeganyega. Izagukorera ikingana nuko nawe wabikoze bivuye ku mutima. Hanyuma ikindi, Dawidi yari umutoza w'abandi. Muribuka ko yatoje abantu bamusanze mu buvumo bwa Adulamu 400 ngo bari imfubyi n'abahigwa n'abinuba n'abafite intimba ku mutima n'abanyamadeni. Ariko abo bantu ikintu cyantangaje, bahindutse ingabo zikomeye za Isirayeli, ku buryo umunyambaraga yashobora kwica abantu 1000 umunyantege nke akica abantu 100. Ntekereza ko no mu gisirikare c'ubu nta muntu yapfa kwica abantu 1000 wenyene akoresheje icumu. Birakomeye mu by'ukuri. Dawidi yari umuhanga azi gutoza abandi. Impano ufite, ubwenge ufite, ibintu ukora, ninde umuntu azabisigarana? Nuwuhe murage uzasigira abazagukomokaho? Hanyuma icya 10 mu byari bigize Dawidi, yastanze umurage mwiza. Abwira Salomo, aramubwira ngo Salomo mwana wanjye, uyu umenya Imana ya so, iyo yakoreye aba ariyo nawe uzakorera. Nifuje kuvuga amwe mu mateka ya Dawidi, twamuvugaho ibintu byinshi cyane. Nifuje kuvuga bimwe, ibintu 10 mu byari bimugize. Nagira ngo dufate igihe cyo gutekereza. Uri umukiranutsi mu byo ukora? Umutima wawe urakwemeza ko ukiranuka mu byo uvuga, mu byo ukora, mu mutungo Imana yaguhaye? Urumva uri umukiranutsi? Gukiranuka birashoboka, kuko Abaheburayo 11 havuga intwari zakiranutse. Nawe Imana yagufasha. Ikindi, uri umuntu wasobanukiwe imbabazi z'Imana. Ntiwaba warageze igihe ukumva Imana ntiyakubabariye kubera ubwinshi bw'ibyo wakoze? Ibyiringiro byawe urumva warabishize ni mu Mana cyangwa n'ahandi? Uri umuntu yemeye gutozwa, wemeye ko Imana igutoza kuri buri kimwe. Hanyuma uri umuhanga mu byo ukora. Ibyo ukora byose ubikora muri excellence, ubikora muri perfection, ubikora mu by'ukuri, mu bwiza bwabyo, ubikora mu buryo bwiza. Character yawe imeze ite? Ufite impano pe, ariko character, indangagaciro zishobora kugukubita hasi. Mushobora gutangirana bushasha n'Imana, ukubaka indangagaciro nzima. Birashoboka ko wakubaka indangagaciro nziza, birashoboka. Hanyuma ese ubayeho ubuzima buramya cyangwa ubayeho ubuzima buganya? Kuramya Imana ntabwo ari ukuririmba no kumanika amaboko mu rusengero gusa, ahubwo ushobora kwiramisha umutungo wawe, ukayiramisha imbaraga yaguhaye, ukayiramisha buri kimwe. Nagira ngo nkubaze, iyo utanga ibintu bikuvuye ku mutima, cyangwa urikunda ku kigero no gutanga bikugora? Hanyuma nuwuhe murage uzasigira abazagukomokaho? Nuwuhe murage uzasigira abazagukomokaho? Nifuje ko dusengana kugira ngo Imana ibane natwe, itwubakire indangagaciro, itwubakire character nziza, abariho dushira imbaraga. Hanyuma twasomye Zaburi ya 23, tuzakomeza kureba uhereye ku murongo wa mbere. Buri murongo tuzagerageza kuvugaho bike kugira ngo usobanukirwe icyo Imana ishaka kuvugana nawe. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, ngushimiye ijambo ryawe. Ndasenze kugira ngo twubakire indangagaciro, uduhe guhagarara neza nka Dawidi, uturindishe imbaraga zikomeye. Ubuntu bwawe budutwikire, ukore byose kubw'urukundo rwawe. Urakoze kubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Izina ryawe akaba ari ryo ryubahwa. Mu izina rya Kristo Yesu. Amen.